Murakoze cyane, izina ryanjye ni Magnifique. Urakoze kuba uri kureba iki kiganiro. Niba uri mushyanga, make sure you subscribe, like and comment. Uyu munsi nawe tugiye kuganira ku bintu bikomeye cyane bya danje. Ushobora kubizi mu buzima busanzwe ariko sikari ibinyabazungu uzi ko bitajya bikoreshwa mu Banyarwanda cyangwa bitemewe n'umuco wacu, ariko nuza kubimenya birambiwe urasanga ari byo bintu byakoreshwaga nyine mu muco wacu, urasanga ari byo bintu byari bimenyereye gukoresha. Icyo kintu mvuga ni blind date. Blind date abantu benshi barayizi, bayizi uko bitari, abenshi bakayivuga ko ari ibyo hanze ibinyabazungu, ariko nyine numara kureba ikiganiro uraza kumenya ubusobanuro bwayo, umenye ibyiciro byayo, n'iki wakora ngo wakoze blind date, ni gutyo nyine tunabisobanukirwe ni gute byari biri mu muco nyarwanda. Turatangira turi gusobanura blind date. Turabizi nyine ko ikintu bavuze ngo ni blind nyine ni kutabona, uvuga ngo ni ikintu nyine ubuhishwe utari kureba, sibyo? Date bamwe bagira ni tariki, ariko date turi kuvuga ngaha ni yindi yo guteretana nyine, kuba muri kuganira abantu babiri barenze babiri mwapanze kuganira kugira ngo ibyo bintu bibiri romantically mukomeze mukane nyine mufite papasi runaka. Ubwo blind date yo ikiza gusobanura, iza gusobanura ko ari abantu babiri baba bahuye cyangwa barenze babiri kugira ngo nyine baganire ibintu biri romantically gutyo, ariko abo bantu bapanga guhura biri planned nyine ntabwo baba babizi. Bashaka kubiplaninga, ntibabiplaninge, barakomeza kubimenya. Icyambere kintu ko abantu bagiye kudatingana baba batabizi, nta muntu n'umwe nyine ntabwo baba babizi, ahubwo icyo nashaka kuvuga ni uko nta muntu n'umwe ubuzi amakuru y'undi muntu. Ntabwo uzi, sibyo wenda kumenya izina rye gutyo, n'isura ishobora kuba utayizi, utazi amakuru wenyine, iyo niyo blind date. Mujya guhura mugiye guteretana, nta muntu n'umwe uzi undi, ahubwo turi kumvikananya. Noneho tugiye kuri types of blind dates. Ikiziranga harimo traditional blind dates. Traditional blind dates niyo umuco wacu wagenderaga, kwa kundi nyine utabaguziranye n'umuntu nka mama nka papa bazi mama wawe ubundi akabahuza, sibyo? Mwebwe nta kintu na kimwe muziranye, iyo ngiyo niyo bita traditional blind dates. Noneho group blind dates ni kwa kundi ushobora kugira isoni abantu mutari gutyo mukavuga ati noneho agakuru kacu cyangwa akagenge kacu tugiye kwihuza n'akagenge kaba babipanze, ariko mwese nta n'umuntu n'umwe uzundi, mukagenda ariko muri ku group, noneho mukagenda mukabipanga ku buryo umwe muri mwe wabonye agakunda akagenda nyine. Iyo group blind dates. Hakaba n'indi yitwa online dates. Izo ngizo nizo abantu benshi bazi, akaba arizo bazi nk'ubusobanuro bwa blind dates. Oya, iyo ngiyo ni igice kimwe muri blind dates. Niyo nyine uhuriye n'umuntu kuri online, bajya kunda kuvuga kuri Facebook cyane, ugahurira nayo utamuzi, wenda ntabwo tuba tuzi neza ko ifoto yashyizeho ari ye ya nyayo, sibyo? Mugahuriraho mukaganira, mugatangira guteretana, mugapanga no guhura gutyo. Ibyo ubwo nibwo muba muri gukora online blind dates. Bishobora kuba kuri Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp gutyo n'ibindi. Then hari indi yitwa speed dating. Speed dating iyo ni mugira ahangaha muyumve neza fresh. Speed dating ni nka kwa kundi nyine haba nka company rugero ikavuga ati noneho muri weekend ku cyumweru tuzapanga tuvuge abantu babishaka bazise bahure n'abandi, ariko uwo muhuro uzaba ari uwo guteretana bakabispecifyinga. Then wowe ukajyayo utazi umuntu muri buhurire, rero utazi n'abantu muri buhuriye nyine, ariyo company yabipanze. Mwagerayo muri benshi bagata bababwira ngo mugiye kuzajya muhura iminota itarenze muri 5, muvuge character zanyu, ikintu mukunda, ikintu mwanga, gutyo iminota 5 ukaba mwahuye mwese. Mwamara guhura bagata bababwira nyine, bakakubwira ngo weho ukurikije umuntu mwaganira iminota 5 akubwira character ye n'ibintu akunda, niwe mugiye kuba muri guteretana nyine, niwe mugiye kuba muri kuvuga.
iyo niyo bita speed blind dating, then double blind dating. Mushobora kuvuga ati njye n'umushuti wanjye babiri bakunda kugendana na best bati ngo tugiye gushaka abasheri icyarimwe, mugahura n'abandi bantu babiri mutazi imico yabo, nta hamwe mweze mumenyana, bitewe n'ahantu hari hose mwamenyane nyine mushobora kubipanga mukajya guhurira ahantu mwese ariko mutaziranye, buri wese agakuramo uwo ashaka. Then hakabaho surprise blind dating. Iyi surprise igiye kumera nka tradition, ariko aho nyine like umuntu umwe ababazi ni nk'umuhuza, niko twavuga sibyo, ariko abikora mwebwe mutabizi, niho hantu itandukanira na tradition yo ni kwa kundi bavugaga ati rero nzaguhuza n'umuntu kwa kanaka ikigihe n'iki gutya, ukabuzi neza kugehura n'umuntu mugiye guteretana. Ariko for surprise blind dating ushobora kuvuga ngo umushuti wanjye mbizi neza ko namusheri ufite kandi amushaka, then nkavuga ngo ngiye kumuha pass kwa kagira ubwoba ati wenda nkamumpereza itike yo kujya kureba movie, nubwo ati wozaze tujye kureba movie kwa Ruki, none tuhagera we tuzareba movie turyoherwe gito tugenda. Then yaza twaba tugezeyo twaba tumaze kureba iyo movie, agatasanga nyine ndi kumwe n'undi muntu ngahita mbaceremba nkigendera nkabasigana. Ubwo nyine nkoresha ibishoboka byose bakabona yuko purpose yanjye ari iyo kugira ngo bahure nyine bateretane. Urumva abo bantu ntabwo baba baziranye, ni blind dating. Iyi blind dating rero mumaze kuyimenya, mumaze no gusobanukirwa ibice byayo byose hamwe, mumaze kwisobanukirwa, ishobora kugira positive effect na negative effect. So ukubona ubwongo bwo ari ye, ukumva ukimara kumenya, ukumva ari nziza, ukumva ari mbi, ni advice wahereza abantu, inama iki wabahereza nyine kugira ngo umuntu ajya akora ibintu azi sibyo, ntukore ibintu ushobora no gusanga umuntu arabaye umuhuza amubwira ngo yakoze blind dating ntabyemera, kuko ko ibyo bintu nyine we azi ko atabikora, azi ko ari bya bindi bya blind dating gutyo, azi ko ari ibyo ngibyo gusa. Rero ukimara kumenya ubusobanuro bwayo, ukumva ari nziza, ukumva ari mbi, ukumva ari iki. Hari igice cya kabiri tuzaganira effect zayo, positive and negative, no tuganire na advice twahereza abantu. Advices zaba ziturutse ku bantu benshi, ntucikwe. Murakoze cyane.